Niba ufite umutima woroshye ntufungure iyi video ngo wumve iyi nkuru kuko iteye agahinda pe. Ariko ibaze kuba uri umugore wubatse, mama wawe akaza kugusura bwacya kabiri ugasanga mama wawe ari gusambana n'umugabo wawe. Ibi nibyo byabaye ku mukobwa witwa Grace uvugwa muri iyi nkuru. Reka dukurikire inkuru yacu. Dutangiye hari umusore n'inkumi bari mu buriri baryamye, gusa bombi barambaye, ntago bambaye ubusa, ariko umusore arimo arakorakora umukobwa cyane, akorakora ku mabere, akora ku bibero n'ahandi hose, ubona ko uyu musore afite irari. Uyu mwana w'umukobwa bari kumwe yitwa Diane, naho uyu musore yitwa David. Muri ako kanya Diane yakomeje kwiyaka uwo mukunzi we, nuko David ahita abwira Diane ati, ese Dia, ibi myaka yose tumaranye utarampa ku bintu n'umunsi n'umwe, ese ubu koko nzakugira umugore ntakuzi? Kuko uzanyima mpaka nkugeze umugore, ibi bintu ubona bizakunda? Muri ako kanya Diane ati, sheri, njyewe niyi mpamvu nsigaye nanga no kuza kugusura. Iteka ndaza ugatangira ugashyukwa, ugashaka kundongora, kandi nakubwiye yuko ibintu byo gusambana n'abasore dukundana nabihagaritse. None se sheri, reba nk'ubu nakundanye n'abasore 5. Abo basore bose twararyamanaga kugira ngo mbanezeze, ariko byarangiye n'ubundi nta n'umwe ungize umugore. Rero narabihagaritse. Niba wumva ushaka kundongora, gerageza wihutishe mariage, ubundi tubane nk'umugore wawe, ujye undongora amanywa nijoro uko ubishaka. Ariko mu gihe utarangira umugore, rwose ntacyo nzigera nguha pe. Muri ako kanya David yarababaye, arangije ahita abwira Diane ati, kwanza sheri, njye ndambiwe kwirarana, ndambiwe kujya uza kunsura iteka ukagenda numva ngushaka, kandi n'ubundi icyo nari ntegereje ko ari ukubaka inzu yanjye. Rero yararangiye, isigajwe gushyiraho amarangi gusa. Ahubwo reka dupange, tujye iwanyu, mpuze n'ababyeyi bawe, tuganire, dupange ibyo kuntu twakora ubukwe bwacu. Muri ako kanya Diane ati, ntiwumva se ahubwo ko mbwiye ibintu byiza? Ibyo nibyo nashakaga. Muri ako kanya ariko David ati, ariko nanone sheri, wari ukwiriye kumpa basi rimwe ryonyine pe. Ubu se ko wumva wahuye n'abagabo batandukanye, ubu ngubu tugeze mu rugo ugasanga ntago nzi kurongora, kuko wanyihanganira ukambera umugabo imyaka yose? Cyangwa njyewe nkugize umugore nkasanga wenda urabishye, nturyoshye, ntunyara, kandi nkunda abagore bafite amazi. Ubu koko ntibyaba byiza ko twabikora hakiri kare tugatangira no kumenyerana? Diane ati, sheri urasetsa, ngo ugasanga ntago nyara? Ok, ngaho nta kibazo, bigutera amatsiko. Niba ushaka kumenya niba nyara cyangwa se ntanyara, ihutishe mariage ubundi undongore vuba. Muri ako kanya David ati, ese ubundi mbwira, ubundi ko mfite amatsiko yo kubona mama wawe muri weekend, ko mfite akanya, bitegure nzaze iwanyu umpuze n'ababyeyi bawe tuganire. Diane ati, rwose pe, mama namubwiye ko mfite fiance, afite amatsiko yo kukubona, nanze no kumwereka ifoto yawe. Muri ako kanya David ati, ese ubundi wanyeretse ifoto ya mama wawe nkazaza nanamuzi? Diane ati, hoya, kuva mbere hose nanze kukwereka ababyeyi banjye. Ubuzima bwanjye nkunda kubugira ibanga cyane. Wowe nufata gahunda weekend nta gukora, uzaze nguhuze na mama, muganire no ku nkwano, ubundi twihutisha ubukwe bwacu. Ufite akazi, nanjye mfite akazi,
nta kibazo cy'ubukene dufite. Muri ako kanya Diane yahise anahaguruka ahita asohoka muri icyo cyumba. Gusa David yasigaye ababaye bya hatari, yari yashyukwe cyane, yumvaga ashaka kurongora umukunzi we, ariko ngo mu myaka 2 yose bamaranye yanze ko yamurongora. David yarababaye cyane, yigira inama aravuga uti kwanza ngiye kurongora, ubundi se icyo ntegereje ni iki? David ntibyatinze yarahagurutse aherekeza umukunzi we. Bageze ku muryango, David areba Diane aramubwira uti, areba Grace aramubwira uti, Grace, ngiye kukurongora, ngiye kukugira umugore, kandi ubwire mama wawe yuko muri wikendi umukwe azaza kumusura. Umumbwire kandi ko mfite amatsiko yo kumubona. Nzazana na wa mugabo nakubwiye uzambera pare mu bukwe bwacu. Diane yaranezerewe pe, yarishimye, arangije aramureba ahita amusoma muri ako kanya. Barasomanye muri bwa buryo bugezweho bimwe by'abazungu, baryana iminwa reka sinakubwira. Muri uko kuryana iminwa, David atangiye gushyukwa nanone. Muri ako kanya nibwo yahise akurura Diane aramwegereza. Diane ati, ase sheri, muri uko twegeranye uhita ushyukwa koko? David ati, erega ndagushaka, ndi kumwe n'umukobwa ntakunda, ntabwo ibingibi byambaho. Iri mpamvu biri kumbaho nuko ndi kumwe n'umugore wanjye kandi nkunda. Grace yarasetse nuko birarangira arataha. Iminsi yarihiritse, nuko umunsi umwe hari kuwa gatandatu, ndetse wari uwa gatandatu w'umuganda. Diane yari yiriwe mu rugo, mama we yari yiriwe mu rugo, ndetse n'abandi bavandimwe be. Gusa Grace nta papa we agira. Nuko cyari igitondo gisanzwe nk'ibindi, babyukiye mu masuku nk'abandi. Ubwo bari bagiye kwiyakira bicaye ku meza, Grace yateruye ikiganiro arababwira ati, ejo ku cyumweru ndabizi mwese nta kazi mufite, nta shuri mufite, na mama nawe uzirwa hano mu rugo. Ejo nzabereka umukwe wanyu, umukunzi wanjye, tugiye gukorana ubukwe vuba aha ngaha. Muri ako kanya abavandimwe barasetse, abandi bagira ngo ni blague, abandi bakomeza guserereza Grace bamubwira bati, jya ureka blague wana, ubu se wakora ubukwe? Babigize blague gusa. Mama wabo yahise ababwira ati, ibi bintu biriseriye, njyewe nsanzwe mbizi, gusa ntabwo nari nzi yuko Grace azatwereka umukwe ejo ku cyumweru. Ese Gra, kuki utaduteguje? Grace ati, mama, erega nta birenze, mwebwe mwikwigora. Icyo turi bukore, twe dutegura ibyo kurya gusa n'ibyo kunywa, bazaza niwe na pare, ubundi muganire, ndetse nyuma tuzabaha akanya muganire ku nkwano, nta bindi birenze, nta nubwo bazatinda. Nuko babiganiriyeho, bamaze kubiganiraho bose bitegura kureba umukwe wabo. Mu by'ukuri abo bose, yaba nyina yaba n'abavandimwe ba Grace, nta n'umwe wari uzi umukunzi wa Grace yewe no ku isura. Nuko barashyashyanye rero, baritunganya. Ku cyumweru yari umunsi udasanzwe, yari amasuku gusa muri urwo rugo, ahantu hose hasaga neza, ndetse
Mu gitondo cya kare mama wa Grace yabyukiye muri salo, nuko ubwo yari ari muri salo yifashe agapica bari kumusokoza, nuko agakubita kuri stati. Mu kugakubita kuri stati nimero yanditseho David harengaho n'udutima tubiri, yaramwandikiye aramubwira uti urasa neza sheri wanjye. Muri ako kanya uwo mubyeyi mama Diane yahise amusubiza ngo urakoze cyane mukunzi, gusa ndagukumbuye cyane, ese tuzongera kubonana ryari ko umaze iminsi unyihuza cyane. Uwo musore ufite nimero yanditseho David yaramwandikiye ubwo bari barimo baracata kuri WhatsApp, yaramusubije ati ntago ari ukukwiryaho no kukwihuza, ahubwo ngiye kurongora, ntago nari narabikubwiye ariko ngiye kurongora, ngiye gushaka umugore, rero uburyo uryoshyemo nkomeje kugumana nawe ntago wazatuma nubaka pe, uri umugore mwiza, ndagukunda, urandyohera, nkomeje kuryamana nawe ntago nabasha kuvamo umugabo ukwiriye, niyo mpamvu maze n'uyu munsi mu kanya ndajya gusura iwabo w'umukobwa. Muri ako kanya mama wa Grace yarikanze, aramubaza ati uri shuwa se koko ugiye kurongora? None se uwo mukobwa mugiye kubana ninde? Aho ntiyaba ari umukobwa wanjye? Arenzaho stika zo guseka nkaho ari kuburaga. David yaramusubije ati kandi koko byashoboka sheri ko yaba ari n'umukobwa wawe, kuko wambwiye ko ufite abana bakuru ariko ntabwo wigeze ubanyereka, ibaza ariko nsanze ari umukobwa wawe. Muri ako kanya mama Grace yarasetse aramubwira uti wazajya turongora twese nyine tukagusangira. Nuko yahise afata ifoto ayigira view once, yari ifoto ya Grace, ahita ayoherereza David aramubwira uti dore n'uyu nguyu umukobwa wanjye agiye kutwereka umukwe mu kanya, niyo mpamvu nabyukiye muri salo. David acyakira ifoto yakubiswe n'inkuba, kuko yasanze uwo mukobwa bimwe bagiraga ngo ni blague kuko ari umwana w'uwo mugore bamaze igihe baryamana. Ni ukuvuga ngo mama wa Diane amaze igihe afite umusore baryamana ukiri mutoya, none uwo musore baryamana niwe ugiye gushyingiranwa n'umukobwa we. Muri ako kanya David yahise yandika ati none se ugiye kumbwira ngo Grace ni umukobwa wawe? Ndumva umutima umvuyemo, uzi ko ari we mukunzi wanjye turi gupanga kurushinga, ndakwinginze ntunyicire ubukwe, uyu mukobwa ndamukunda, tumaze imyaka 2 dukundana, ibyabaye hagati yanjye nawe byarabaye, ariko reka tubirangiriza ahangaha ntangire urugendo rushyashya n'umukobwa wawe. Mama wa Grace nibwo yafunguye message nawe yisomye agwa mu kantu akubitwa n'inkuba, yabuze icyo arenzaho, gusa nk'umubyeyi ubona ko bimubabaje cyane, yahise yandika message ati nta kundi, ntago twakirenganya, ntago twari tubizi, kuko ntago nigeze nkwereka umuryango wanjye, nuza kundeba mu rugo twigire nkaho tutaziranye, umwana wacu ntazigera anamenya yuko tuziranye. Gusa mama Grace yarababaye cyane, kuko uyu musore ugiye kurongora umukobwa we nawe yamukundaga ndetse baryamanaga, kandi yari akinamwifuza kuko yamwandikiye amubaza n'igihe bazongera kubonanira. Gusa David nawe ahari yaguye mu kantu, aguma yibaza ukuntu arahinguka imbere ya nyirabukwe amaze igihe arongora. Gusa barabyumvikanye,
nuko amasaha akomeza kwisunika, nibwo saa munani zuzuye mu kadomo imodoka nziza cyane ya David yari hasesekaye. Baje bitwaje n'impano nyinshi. Bamaze kugera muri urwo rugo barabakiriye, nuko mama wa Grace yigira nkaho ataziranye na David, ndetse David nawe yigira nkaho atamuzi, bakimenyaniye aho ngaho. Baraganiriye ndetse rwose bagera kure pe, ku buryo banapanze n'itariki bakoreraho ubukwe, dore ko uyu musore David amafaranga ari nayo rwose nta kibazo afite. Ibyo byarabaye birarangira, byari byiza pe. Bigeze ku mugoroba, mama wa Diane yari ari mu cyumba, ari mama wa Grace, muranyihanganira nakunze kumwita Diane ariko ni Grace. Mama wa Grace yari ari mu cyumba arimo ararira, ndetse arimo ararira areba muri telefone, ariko agenda azamura udufoto, areba udufoto twa wa musore David. Yarababaye cyane. Muri ako kanya nibwo yafashe fone yandikira David, aramubwira ati ndababaye kuko nkubuze mu buzima bwanjye, utariko nzahora iteka ngukunda kandi nzahora ngukumbura. Ati kandi umwana wanjye uzamubere umugabo mwiza. Yari amagambo meza pe, ariko ubona arimo ifuhe, arimo akababaro. Ibyo byararangiye, abitegura ubukwe baritegura, inkwano ziratangwa, kugeza ku munsi nyirizina w'ubukwe.